kuri kimwe biterura Manchester United bikayigira ikipe ya gatatu ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo. Bari bakiriye umukino mu rugo nyuma yo kwitwa neza ku kibuga cya Everton. Match mu kuva Kariki yatangira gutoza niyo match nabonye yamuguye, match ya Everton yamuguye mu mashyi no mu mudiho, ubona ko byo biri buze no kurangira anabuze rezita ko byashoboka. Umunyezamu mubera mwiza, bari bagiye kuza gukora indi match rero bari mu rugo none bagarutse imbere y'abafana, expectingaga ikiza gitandukanye n'uwo mukino, ni nako byanagenze. Ariko ikipe ya Crystal Palace yatangiye batsinda igitego, La Croix abatsinda igitego cyiza cy'umutwe, ubona ko umunyezamu yibeshye ko umupira ushobora kubuza kujya hanze, abamo gutinda kujya gukurikira iyo baro birangira igiye mu rushundura, ntacyo ari gukora. Ariko Manchester United mu gice cya kabiri yaje bitandukanye, ubona ko ikeneye gushyiramo imbaraga ikataka igasatira cyane. Igice cya mbere isa nkaho cyari kiyariwe n'ikipe ya Crystal Palace, ariko igice cya kabiri United yaje ubona ko yamyumvire cyangwa se kwa kwizera mu mazi iminsi bafite byagarutse, barataka cyane biza kurangira uyu musore uratsinze igitego La Croix akoze ikosa rikoreye Mateus Cunha. Abantu babanza gutekereza ko ari free kick bagiye gutanga, ariko umusifuzi agiye kuri VAR agarukana ikarita y'umutuku atanga na penalty. Nubwo umusifuzi yabanje kwemeza penalty before ari imuhamagara imubwira ko ikosa ari irya red card. Umukinnyi ruwanyu penalty yari yayitanze kare, ahubwo yagiye kuri VAR bamubwiye ko ari bya bintu byo kuvuga ngo ni ukubuza amahirwe agaragara yo gutsinda igitego, icyitwa ngo denying an obvious goal scoring opportunity. Agarutse agumisha ya penalty atanga n'ikarita itukura, ariho Ruvagarasenere yavugiye ngo birashoboka kuba ari bonus ya Old Trafford. Ni cyemezo n'abantu barebaga match yavuze ko ari bonus. Avuze ko ari bonus agendeye kuki kuri ziriya double punish. We yavuga we nta kibazo cy'ikosa, we yaryemeraga, ariko akabati ni ikosa ryatangira inyuma ya box. Yego litakagombye ko ari penalty ni cyambere. Iyo red card yakabaye red card, yes, ariko atari penalty, ariko ntibe muri box kuko ikosa y'abantu ryabereye. Mateus Cunha yagiye kugoma imbere, niko ubona ko abantu benshi ntago bihuriza umupira ariko nyine bigenda. Oliver Glasner hari igice cy'abantu barebye match babibona kimwe ko Mateus Cunha atangiye kumukoroho bari hanze ya box, ahubwo kajya kugwa muri box, kuko none areba n'ishusho agwa muri box uko ntago kukimuriho, agwa muri box batandukanye. Iryo shusho yari ko yari yamurekuye. So rero wenda nayo mukomeje gukora samari wenda tujye mu sesenguzi nyuma yo kubona iyi penalty, nyuma yo kuba abakinnyi basigaye batuzuye. United wasona ko n'ubugenzuzi bwose isi bugira ku mukino, nubwo Crystal Palace yacishagamo ikataka, ariko wabonaga Bruno Fernandes ndetse n'uyu musore bita Mateus Cunha bakiri mu kibuga bose bagerageje gusa nkaho barimo imipira myinshi bashakira uburyo rutayizamu wabo. Benjamin Sisco biza kurangira atsinze igitego cyiza cy'umutwe ku mupira yahawe na Bruno Fernandes ari inyuma ya box, ariko kure nkajya ku ruhande atatsinda igitego cyiza. Match irangira muri ubwo buryo, ariko ni match ubona nyine yateje ikibazo cy'iri kosa ry'umusore bita La Croix. Biri no byihariye ikosa niki njyewe ukuntu mbitekereza, uko bitekereza uko mbitekereza nuko amategeko avuga. Ikajye mbwira icyo amategeko avuga. Amategeko avuga ko ubu kuva 2019 muri Premier League bakuyeho double sanction, uguhana inshuro ebyiri ku ikosa rimwe. No kuvuga ngo gutanga red card ugatanga na penalty babikuyeho. Kuva 2019 babikuyeho. Umusifuzi arakoze ibara, ariko Chris Kavanagh we yapuritse. No kuvuga ngo muri ayo makosa yombi La Croix yayakoze yari yabujije umuntu kujya gutsinda, urumva cyo ni icyambere. Akora ikosa riri antige ritari ry'umukino ryo gukurura, kandi uri umudefanseri wa nyuma hariya barakwereka ko bivuga ko aho undi mugenzi we yarara atari aha ngaha Mateus Cunha agiye kugwa, aho yatangiriye gukora ikosa yari umudefanseri wa nyuma, akaba aribyo Chris Kavanagh yatangiye red card. Urumva baravuga ati wagombaga niba wemeje ko ari red card wagombaga kumuha red card nka dernier defenseur, ariko ntabwo hari kuzamo no kujya guhana penalty. Urumva nukuvuga ngo we yamuhaniye ko yabujije mwe dose yatubwiraga umudefenseur wanyu kubuza umuntu ugiye gutsinda igitego, yari muhaniye nibyo umudefenseur wanyuma amuha red card, arangije agaruka ku kosa rya kabiri ryabereye hehe muri Sirifasi. Ariko je amasho ndi kubona
kunya ari inyuma y'umurongo hari igice cye cy'umubiri kiri muri surface bagendanye oya cyeka mutarege match hano batangiriye match nayirebe mbese ntabwo ubonye ko unifashishije iri ngiro uri kubona hano iri rifiteho iriya titire y'umutoza w'ikipe ya Crystal Palace rya The Athletic nta gice cya kunya kiri muri surface kirimo cyo hejuru nubwo atari amaguru kirimo cyo hejuru nta kirimo yari agiye kugwa yari yabibonye rega n'umukinnyi wakoresheje ubwenge yes n'umukinnyi wakoresheje ubwenge ariko ndi kwibaza igihano cyatanzwe nibyo nikosa ryabaye igihano cyatanzwe Chris Kavanagh si ibintu bibaho we ubundi iyo hano kunyandika kumubona muri surface ubundi harimo twebwe twabivugaga mu buryo bubiri reka twemere dufate ibintu bibiri niki bamuherere red card dewo denying an obvious goal scoring opportunity kuko bari babiri kandi amuri imbere akirihe iyo yabereye hanze ya surface umusifuzi we yageneye ko yabereye muri surface kandi arimo yavuze sana arimo kuko nari yajwi yavuze kuko yeraga yabanje gusifura penalty gusa agiye kuri vari kuri vari sinibuka wari kuri vari aramuhamagara amubwira ati ariko harimo terime tekinike bakoresha ni dogoso nyine in short yari yamaze gusifura iki penalty ari naho ntekereza ko ashobora kuba we ubwe yanze kwisubiraho ku mwanzuro yari yamaze gusifura penalty kandi niba ikosa ryabereye muri box rikozwe na reba nikosa ryatangiriye urabona aho yari amaze kumurekura hano nicyo Grace Nirwe yavugaga yarwaye no kujya muri surface umutoza wa Palace bari yamurekuye ubwo kunyageje byo niki muri surface iyi ni nukuri benze mu kintu gitano twebwe turabivuga gutya ariko hari cyo nyine umusifuzi aba yemeje nawe uko yaba yabibonye Grace Nirwe aravuga ati ikosa ryatangiriye hanze denying an obvious goal scoring opportunity outside begin ishobora no kubera muri box urumva ako hari yawe yari outside nyine nge ndavuga view yawe uravuga ko yabereye hanze view y'umutozi kavuga uyu musifuzi kavuga ko yabereye muri box kuko ikosa we yasifuye yari penalty bwa mbere yasifuye penalty ibyo gusa bitarazama yari yatanze bamaranye banza wumve we ikosaho umusifuzi wo hagati icyo we yabanje kwemeza yabonye ikosa yari haye agaciro rigeze muri box asifura penalty reka nkunganire muri ubu buryo umuntu ku muntu kunyanara kuruwa bamaranye igihe kingana gute ugenda nushaka kumugarura bari kumwe wenda ntabwo kimeze nk'icyaharandi na Sobozora ko bahereye hanze ya box icyarandi na Sobozora byo ni ibintu byabaga ukabona ni koco irabaye ariko hano umuntu yari afite undi bahereye hanze ya box yego hanyuma icyo Grace Nirwe wavuga why kuki utasubiye bwa mbere aho yatangiriye ikosa ngo uhane uhane doxo umuhumutuku asohoke without a penalty ariko njye none mvugira ni umusifuzi we ikosa yari haye agaciro rimaze kugera hehe muri box bakiri inyuma yabonaga ari no contact nabyo birashoboka urumva niko biri kuko yasifuye penalty itari dogoso siko nase none uwo kuri VAR aramuhamagara aramubwira atariko nubwo utanze penalty ariko harimo icyo kintu cyitwa gute harimo dox ajya hehe kuri VAR in first place yari asifuye iki penalty icyo yagiye kuri VAR kureba si penalty kuyikuraho cyangwa kuyemeza ni ukureba red card ni ukureba ahubwo iyo denying an obvious goal scoring opportunity koko irimo bareba ibintu bitatu presence y'abandi bantu abandi ba defenseur bari around wenda tubitwarira mu kitwa defenseur wanyuma ariko bareba presence y'uwo mukinnyi aho yarahagaze naho yaraye yego icya kabiri distance ihari kuva aho action yabereye naho undi bu defenseur kuzamu kuko ashobora kuba ari uwo mu defenseur wanyuma ariko distance irenga za metero 30 babara byibura bakavuga bati okay ni ikosa risanzwe ariko hano ntabwo ari dogoso icya gatatu cy'ingenzi controle ya baro ninde wari mu buryo bwiza bwo kuba yakina baro nuwe equipe defender cyangwa nuwe equipe yataka kunya hano wagira ngo ibyo rero nibyo bikonfirima ko ari dogoso uriya musifuzi mushuti wa Nasir Chris Kavanagh international yaje amaze ibyumweru 2 yaragarutse
yari amaze ibyumweru birahagaritswe ni umu international agarutse yagarutse basifuzi bahagarariye Ubwongereza yagarutse uyu munsi yakoze ibara ryateje iki n'ubundi mu Bwongereza ni umusifuzi wa EF abahagarariye neza se none se kubura uwa UEFA bivuze ko udakora amakosa ariko ikosa yakoze warimbwiye ntabwo waba Marisiniak ikosa yakoze nge warimbwiye kandi hano turi kurisobanura amashuku yareba kushaka kugura abantu ntabwo ndi kureba amashusho narebye umukino ntabwo ndi kureba amafoto genda natwe umuco twarebye none se reka nkubaze ibi Chris Kavanagh yakoze erega buri munsi barabidefanda kandi ni wowe unabivuga ngo wayobewe itegeko ry'abasifuzi uko risobanutse ibi buri munsi barabidefanda iri kosa yakoze yarikoze kuri Aston Villa na Newcastle wakoze ikosa ninde ni umukinnyi ni umusifuzi Chris Kavanagh ni ukuvuga ngo niba yagombaga guhana ikosa kuko njyewe ibyo Deus avuga ikosa ryabereye muri Sirifase ku bwanjye ku giti cyanjye ikosa ryabereye muri Sirifase ryavuyemo penalty ntabwo yari ikiri denying kuri uyu musore bita Maxence Lacroix kuko nawe ntiyayisifuye kuko Trey Michel yari yamaze kuhagera rero nicyo kintu ngubwira ngo yahakoreye ikosa abihanira muri Sirifase kandi byabereye hanze ya Sirifase ni ukuvuga ngo ikosa we yariteruye yarivana hanze ya Sirifase arishyira muri Sirifase arihanira aho ngaho mo muri rengagiza ko harimo n'umurambararo kuri Mateus Kunya harimo n'umurambararo aho ngaho Gicumbi ari igihe umbwira ngo Gicumbi we ntabwo uri kumva icyo turi kuvuga ntabwo ari no mu position reka tubyemere Gicumbi ari maje twakoranye urambwira ngo umukinnyi akoze icyo bita assimilation assimilation ni iki nibyo ari kukubwira ko njyaho kugira ngo mumbwire ibyo byose mwari kumbwira umurambararo wa Mateus Kunya yakoze assimilation ibyo umusifuzi ntabibonye byabereye hanze ya box ariko Mateus Kunya we nk'umuntu n'umukinnyi washakaga ikosa ari yaranjagera muri box Chris Kavanagh international wawe icyo yakoze nta muntu umugejeje Benja nge ndemera ko ari penalty yego nge ndemera ko ari penalty yego ndayemera icyo utemera icyo ntemera ni red card ahubwo ngewe icyo ntemera ni penalty ze penalty utemera gutahana banza wumve ngewe icyo mvuga ko twari igimacu gitandukanye Mateus Kunya akaguru ke ka mbere kageze muri Sirifase gusa ryatangiriye ariko saa tumuna gasobanura ibintu reka nsobanure akaguru ke ka mbere kageze muri Sirifase yego ukuboko kwa Maxence Lacroix kukimuriho kutaramuvaho amurekura yamaze kubona ko Mateus Kunya agiye kwinaga ngewe icyo nemera yari penalty ariko red card kuko Trey Michel yari amaze kugera ku niyo Kunya cika uyu musore Maxence Lacroix ntabwo ari Trey Michel yari yahageze ngewe rero icyo sinyeme ari nacyo nemera ko Chris Kavanagh ngiye mbona ahubwo abantu bamuteje bamukoresheje ikosa n'abantu bo muri VAR bamushyizemo ikintu cyitwa ko nawe agiye ya buri cyemezo akora araza afata icyemezo atari yafashe nk'umuntu wari uhabaye wari wakurikiranye action wowe wabibonye kimwe n'umusifuzi Kavanagh kuko Benja mbere yuko ajya kuri VAR turebe yari yasifuye penalty yari yasifuye penalty iri normal isanzwe ariko niba munabyibuka niba akimara gusifura abakinnyi ba United ntago bagiye kwishimira penalty baje barimo Maguire kuko bahise baza kuburana yego ko bashaka na red card yego iki kintu abakinnyi ba United bakigizemo uruhare umupira mbere ko Bruno Fernandes awufata kuko penalty bayibonaga ko yayitanze byarangiye Maguire ari mu bakinnyi baje kuburana ku musifuzi bamubwira ko agomba no kumuha red card kubera ko yari uwanyuma ahita agira gute akonsilita VAR ahita akonsilita VAR abigezeho ko kandi nunabireba gutyo wasanga undi mudefenseur wabari inyuma yabo aho rero nge niho nshaka gutinda umugabo yari yatanze iki penalty imbere ikozwe nande ikozwe na Lacroix nyine uri consider comme dernier défenseur yego ibyo nibyo ndaba kwemeza iriya denying a novice goal scoring opportunity Chris Kavanagh yemeje amaze gukora review yego hari impamvu yitwa ngo ni video assistant referees cyo bakora barakubwira abantu bari hariya muri VAR abasifuzi bose international babaranga uyu munsi so muri Vejo City irajo sundi bose n'abasifuzi basifura hagati mu kibuga ntabwo ari abasist ikosa abarizi kimwe nuko nabo bashobora kutaryumvikanaho kuko baratwe tumenya ibyo bumvikanyeho bakavuga ariko hari igihe umwe ahamagara undi bakabati ngiye nabibonye simbireba Oliver nabo ntigeze kubitangaza VAR kiza nka 2021 muri pandemic yewe icyo nge nabonye mpagazeho neza uwo kuri VAR niyo yamamagara ate sinshobora kubyemera twe tumenya ibyo bemeranyijeho umutoza
Grasen aravuga ati rero giye kuko zira double sanction zo bavugaga zishobora kuba bitewe n'ikosa nyuko rimeze kuko match ya Nottingham na Palace Neko Williams yakoze umupira muri box awukuye mu izamu bamuha umutuku batanga niyo penalty match irangiye ari kimwe icyo ngena ningiye kugarukaho ukiri aho ngaho ikibazo kiba gusa mu misifurire muri arbitrage ni iki nuko iyo hajemo icyo twita jugement personnel y'umusifuzi umwe ashobora kubikora atyo undi ntabikora atyo kandi barigiye hamwe itegeko ari rimwe ikosa uyu myugariro w'ikipe ya Crystal Palace yakoze ubundi mu kinyarwanda ushatse avuga ngo ukoze ibara kuko wirengagije ko uri n'umudefenseri wa nyuma kandi uri kubona kuko muri kugenda mu cyerekezo kimwe n'umukinnyi murakurikiranye ahageze uri kuhabona ni ahantu habi none sigenda aza kubishija gute ingi cyemezo ndibuze gufata kiraza kuba ari iki ko byose byabaye ahubwo wenda koko byashoboka ko umuntu yahanira equipe ikosa ryabaye muri Sirifas ryabereye inyuma ya Sirifas cyangwa ikosa rishobora guhera inyuma ya Sirifas rikaba rigeze muri Sirifas ariko personal judgment waretse nka kubaza cyangwa baza gicumbi uhitumuba sushizemo personal judgment penalty imeze nk'ingi bayihaye Chelsea kina naneza ijyatera penalty ebyiri kuri wabo Pedro bamukora na Wolverhampton penalty ya kabiri ya wabo Pedro yari imeze neza nk'ingi kuko umutoza icyo yavugaga ngo niba wemeje ko ikosa ryabaye ryahereye hanze kukitari kufura aricyo na Grace nawe yavugaga tike nta kibazo mfite kikarita itukura ariko penalty yo ikosa ryatangiye bonus hakazamo ya personal judgment none we bavuga kuko umusifuzi arayemerewe ngiye nshobora kwibona muri box ikosa no hanze ya box abana ngiyewe muri kijuko mbibona ngiyewe nkanjye Deus ngiye ndabona ikosa ryabereye uko ngiye ndibona ariko ngiye sinsifura jijema yawe ukavuga uti uko ikosa ritangiye reka mpite ndihana ko kanya ariko rishobora gutangira ari nacyo Darren England bamuhoye wasifuye match ya Chelsea ku ikata Pedro Neto iyo ureka sikarangira ko byashobora ko na Martinelli yari yanabyutse ko igitego cyashobora ko kiboneka ukaza gutanga wenda red card nyuma aho rero ndi kukubwira ngo Chris Kavanagh ikosa riratangiye rirabaye shobora kuja ko ari soft ari ikosa riri soft bishoboka ko Mateus Kunya ari buze gukomeza akabona avantage akagenda